Umwana wacu mukuru w'imfura uburyo yagize ikibazo cy'uburwayi buremereye, turavuza birananirana, yafashwe ari kwiruka ashaka gukubita umutwe hasi ngo awumene, akora ibintu bidasanzwe. Twari dufite rama twebwe mu Rwanda, icyo gihe nari umukozi n'umugabo ari umukozi, twakoreraga leta twembi. Njyewe nari umwari mu kazi, nari mfite rama, nari mfite ububasha bwo kuvuza umwana waje ku bitaro byose bishoboka. Nuko numvaga ngomba kubanza kugaragaza amahirwe yo kwa muganga nkareba umwana ikibazo afite. Mu kuri abantu bo muri Kongo, bavuye muri Kongo, twari tumenyereye gusenga Imana cyane mu buryo buhagije, twumva nyine Imana ariyo dutegeyeho ibintu byose. None maze kurwaza icyo gihe umwana, abantu bangira inama barambwira ati ariko ATSP uyu mwana wawe wazamujanye mu bavuzi bagakondo mbese abapfumu ati ko bagira icyo bakumarira, ati baza bavura abantu bakanabatsirika ngo bakabashana mu nzuzi bakabatsirika. Abaganga bagerageje mu buryo bwabo bwose basaba n'abadusezereye. Nta kundi urumva abavuzi bagakondo mu yandi magambo ni abapfumu bo mu burasirazuba Buganza. Tumujana ku bitaro kuba hari umuganga wari ushinzwe kuvura abana indwara zo mu mutwe, Gahini, bamujanye Gahini. Biti Gahini ni buhazi simbizi. Arambwira ati mada, ati rwose umwana wawe nta burwayi ufite bwo kwa muganga. ari umuganga ari umudokiteri wari ushinzwe abana kandi mu mutwe. Ati umwana wawe nta burwayi arwaye bwo kwa muganga, kuko ndabona wizeye Imana, kubera ko araganiraga akamubwira yuko nizeye kuko umwana azakira. Ndabona kuko wizeye Imana izabigukorera gutyo, none genda usenge. Ariko nta radevu no guha, twagiye inshuro nkazibiri dusubirayo. Mbere yaratuvuye aratubwira ati muzogaruke, ubwa kabiri aratubwira ati rwose byananiranye, kandi yaragerageje uko ashoboye. Yari afite ibikoresho byo gupima umwana mu mutwe. Akambwira yarambwiye umunsi umwe ko ndabona ibintu biba biroke mu mutwe, ariko nta burwayi mbona umwana afite mu mutwe. Kubera abantu benshi bambwiraga ngo kwa muganga ba Kinyarwanda, mayindi yaje ntabwo yanyumvishaga abo baganga ngo ni abaganga bwoko kinumvaga gusa nkari abapfumu. Iyo yafatwaga mu nda habagamwo ibintu bimeze nk'amabuye, habagamo ibintu bimutera imigeri mu nda, indi ikaja gushwanyagurika. Tugasenga, twasenga abadayimoni bakavugira mu mwana. Nagaza mbabaza se niki mushaka, niki mushakaho? Ntakindi tugushaka usubiza kukubabaza. Nawe ahita akomezaho n'uburwayi, ararwara cyane, ari uburozi yariye, inda iraza irabyimba. Yararukaga akaruka ibyatsi by'inka, bene inka zirisha, urubingo bikava mu nda bivanze n'ibindi, nyine ngatega ibasi gacagata. Ibyo tuzabivuga ubutaha. Aho mwari muri Afurika naho? Twari mu Rwanda, twari tukiba mu Rwanda, apana Rwamagana. Yafatiye Rwamagana, ariko cyane yarwariye ahantu bita Nyabiheke mu karere ka Gatsibo. Imana irakora, yaramuzuye kuhabona gutya, yaramuzuye. Mfite amakuru ndabizi, tuzavuga ubuhamya bukomeye ku by'Imana yakoze. Kwa muganga sinageza mpumeka, byari byararangiye, batangira no kumpeza ibintu byo guhumekeramo. Ukuntu Imana yatuzuye, ukuntu twagiye muri koma tuvamo, yansubije mu gipimo inshuro 3. Inshuro 3 asanga mu nda harimo umwijima. Simpa mbona mu agahamagara undi ngwino ndebere, simpa mu nda ko ndabona mu umwijima. Reka twirimbira akarimbo dusoza k'amashimwe nkuko. Amen.